umuntu wa umukire wa mbere uriho ku isi abantu benshi batazi ni umukristo. Amen. Umukristo ntagakennye kubera iki? Yizeye Imana. Noneho ngiye ndibaza ese icy'ingenzi ni iki? Ni ukubona ayo mafaranga n'importe comment cyangwa se ni wa mutuzo n'amahoro bikurikira. Nimba ari uko nguko, nimba uyu munsi turi tayari kugira ngo amafaranga tuyabone kutwe kute, noneho nitugakira urubanza abo twita ko atari abakristo. Malheureusement mu ma église menshi bigishije abantu ama interdit. Umukristo ntanywa inzoga, umukristo ntago yambara ipantaro, batwigishije ama interdit bibagirwa kutwigisha icyo umukristo akwiye gukora kugira ngo anatunge mu buryo bufatika. Urasanga mu ma église menshi ni mpamvu ndivuga ngo birababaje, batwigishije gusa baratubujije umukristo ntakora ibi nakora ibi. None se ko umukristo adakora ibyo byose mwavuze, umukristo akora iki? Ariko kuri babandi bake bamenye principe yo gutunga baratunze, kuko na hanu namwe muri Bible handitse yuko umuntu azakuraza amaboko agatunga. Kugira ngo atunge hari icyo agomba gukora. Duhora twumva ubuhamya ngo nasabye Imana irama, nasabye Imana irama, nasabye Imana irama. Dukeneye kubona umuntu uhagarara imbere ya pasiteri muri asambura azavuga ati bene data ndagira ngo mbabwire ko nasabye Imana iranyima kandi Imana ntabwo yigeze hagarara ku ijambo ryayo. Kugeza umunsi ari ubuhamya nta nzu yari afite, nta bye materiel yari afite, nta mugore yari afite, ariko muri adoption umuhanuzi atubwira ko Yesu yabyiyimye kugira ngo twe tuzabigire. Amen. Donc ntiyigeze yimariya kugira ngo ngenze imariye, ntiyigeze ashinga urugo kugira ngo ngenze ashinga urugo, ntiyigeze atunga niyo nzu ntiyigeze yigira kugira ngo ngewe uyu munsi nzayigira. Amen. Niba nizeye ibyo Branham avuga ko yavugishijwe n'Imana kandi iryo jambo nkaregeregeresha Imana kugira ngo irisohoze, nzaribona. Abantu benshi no mu buryo bwa kamere abantu batunze amafaranga menshi siyo bashakaga. Ibonye umuntu nka Bill Gates akubwira ko ntabwo main purpose yari amafaranga, hari icyo yashakaga kugeraho, gukora kugira ngo software zibe disponible. Noneho amaze gusubisa objectif bizana amafaranga. Ntabwo quest ya mbere ari amafaranga, ni impamvu ushaka ayo mafaranga. Noneho iyo objectif izana n'amafaranga. Bano bakire bose uzumva bakubwira ko hari icyo yarakurikiye, ntabwo byari amafaranga, ntabwo byari ubutunzi cyangwa kwamamara. Ntabwo yari objectif yari kugira ngo hagire ikintu gifatika akora, amaze kugikora obviously kizana n'amafaranga. Shamgar TV.